Korinto wari umwe mu mijyi ikomeye cyane mu Bugereki, wari umujyi w'ubucuruzi, ubutunzi n'umuco, aho abantu baturukaga mu bihugu byinshi bahuriraga kubera ubukire bwawo. Wari warabaye n'ahantu huzuye ibigirwamana, ubusambanyi n'ibindi byaha byinshi. Abantu benshi bari baramenyereye kubaho batitaye ku Mana. Mu rugendo rwa kabiri rwa bw'ivugabutumwa, Pawulo yageze i Korinto. Yahuriye na Akwila, Apulisika bakorana umurimo wo gukora amahema. Buri sabato Pawulo yigishaga mu isinagogi, abwira Abayahudi n'Abagiriki ubutumwa bwa Yesu Kristo. Hari benshi bizeye Yesu barabatizwa, maze itorero ritangira gukura. Mu bizeye harimo Crispo wari umutwe w'isinagogi n'umuryango we. Imana yabwiye Pawulo mwiyerekwa iti, ntutinye, ahubwo vuga, ntuceceke kuko ndi kumwe nawe. Pawulo yamaze hafi umwaka n'amezi 3 yigisha ijambo ry'Imana i Korinto. Nyuma yaho yarahavuye, ariko itorero yarasize ryahuye n'ibibazo bikomeye. Abizera bamwe batangiye kwishyira mu matsinda bavuga bati nge ndi uwa Pawulo, abandi bati nge ndi uwa Paulo, abandi bakavuga bati nge ndi uwa Kefa. Pawulo yumvise ayo makuru binyuze ku bantu bo mu rugo rwa Korowe, kandi Abakorinto nabo bamwandikiraga bamubaza ibibazo bitandukanye. Ibyo byatumye afata icyemezo cyo kubandikira urwandiko ruzwi nk'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Mu nzandiko ze Pawulo ntiyaragamije kubacira urubanza gusa, ahubwo yashakaga kubagarura ku kuri kwa Kristo. Yifuzaga ko bareka amacakubiri, ubusambanyi, gusuzugurana no gukoresha nabi impano z'umwuka, ahubwo bakaba itorero ryunze ubumwe kandi ryera imbere y'Imana. Nyuma yuko Pawulo avuye Korinto, itorero ryakomeje gukura, ariko ryatangiye no guhura n'ibibazo bikomeye. Abizera bari barakiye Kristo ntibari bakareka zimwe mu mico yabo ya kera. Bamwe bari bakitwarwa n'ubwibone, abandi bagashaka ikibaro cy'abantu aho gushaka ikibaro cy'Imana. Pawulo yamenye ko muri iryo torero hari amacakubiri. Bamwe baravuga bati ngende wa Pawulo, abandi bati ngende wa Paulo, abandi bati ngende wa Kefa. Hari n'abavuga bati n'aba Kristo. Ibyerekana ko bari batangiye gushyira abantu imbere ya Kristo. Pawulo yababajwe n'ibyo, maze arabaza ati, mbese Kristo yacitsemo ibice? Pawulo niwe wabambage ku bwanyu, cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Yabasobanuriye ko abigisha bose ari abagaragu b'Imana. Pawulo yarateye, Paulo aruhira, ariko Imana yo irakuza. Iryo ryari isomo rikomeye ko icyubahiro cyose gikwiriye guhabwa Imana. Ikindi kibazo gikomeye cyari ubusambanyi. Hari umugabo wabanaga n'umugore wase, kandi aho kugira ngo itorero rimucyahe, bamwe bari babyishimiye cyane, abandi bakabyirengagiza. Pawulo yarabacyashye cyane, ababwira ko icyaha nk'icyo kitihanganirwa no mu banyamahanga. Yabigishe ko icyaha gito gishobora kwanduza byinshi, nk'uko umusemburo muke usembura irobe ryose. Yabasabye gukura uwo muntu mu itorero kugeza yihanye, kugira ngo ubugingo bwe buzahabwe agakiza. Hari n'ikindi kibazo cyari kibabangamiye. Bamwe mu bakristo bareganaga mu nkiko z'abapagani aho gukemura ibibazo byabo mu bwenge n'urukundo. Pawulo yabibukije ko abazera bazacira isi n'abamarayika imanza, bityo bakagombye kubasha gukemura ibibazo byabo ubwabo. Yongeye kwibutsa ko imibiri yabo ari insengero z'Umwuka Wera, ntabwo bari bafite uburenganzira bwo kuyikoresha mu busambanyi cyangwa ibindi byaha yagiye avuga. Nyuma yo gukemura ikibazo cy'amacakubiri n'ibyaha byari mu itorero, Pawulo yakomeje gusubiza ibibazo Abakorinto bari baramwandikiye. Kimwe mu kibazo cyari cyarabahagaciye cyane kijyanye n'urushako, umuryango n'ubuzima bwa Gikristo. Abakristo babagaho mu mujyi wari waruzuye ubusambanyi n'ibigirwamana. Hari abatekerezaga ko umuntu wizeye Kristo adakwiye kongera kubana n'uwo bashakanye. Abandi bakibaza niba ari ngombwa gushaka cyangwa kuguma ari ingaragu. Pawulo yabasobanuriye ko urushako ari impano y'Imana. Yigishije ko umugabo n'umugore bagombaga gukundana, kubahana no kwita kuri mugenzi we. Yababwiye ko batagomba kwimana uburenganzira bwabo mu rushako keretse babyumvikanyeho mu gihe gito, kugira ngo babone umwanya wo gusenga, hanyuma bakongera kubana kugira ngo Satani atabagerageza. Yongeyeho ko niba umuntu ashobora kubaho ari ingaragu akorera Imana nta kibazo, ariko niba bidashoboka, aho kugira irari no gushaka. Hari ikibazo cy'abari bafite abo bashakanye batizera Kristo. Pawulo yabigishije ko niba uwo mutizera yemera gukomeza kubana n'umwizera, batagomba gutandukana. Ariko niba mugenzi we utizera ashaka kugenda, umwizera ntiyakagombye kumuhatira kugumana nawe.
Nyuma Pawulo yageze ku kibazo cy'inyama zatambiwe ibigirwamana. Muri Korinto inyama nyinshi zagurishwaga ku masoko zabaga zarabanje gutambirwa ibigirwamana. Hari abakristo bavugaga bati igishushanyo si ikintu, rero kurya izo nyama nta cyaha kirimo. Pawulo yemeye ko ibigirwamana nta mbaraga bifite, ariko ayibutsa ko ubumenyi bwonyine bushobora kubyara ubwibone naho urukundo rukubaka. Yababwiye ko niba kurya inyama bishobora gutera umuvandimwe ufite ukwizera gukiri guke kugwa mu cyaha, byaba byiza kuzireka. Pawulo ubwe yarabivuze ati, niba ibyo kurya bitera umuvandimwe wanjye kugwa, sinzongera kurya inyama ukundi kugira ngo ntamugusha. Iri ni ryo somo rikomeye ku bakristo b'iki gihe. Umudendezo wa gikristo ugomba gukoreshwa mu rukundo no kubaka abandi aho kubabera igisitaza. Pawulo yanatanze urugero rw'ubuzima bwe. Nubwo yari afite uburenganzira bwo gufashwa n'itorero nk'intumwa, yakoraga umurimo wo gukora amahema kugira ngo atagira uwo aremerera kandi ngo ubutumwa bwiza budahabwa urwitwazo. Yavuze amagambo azwi cyane mu Bakorinto ba mbere bice 9:22, nabaye byose kuri bose kugira ngo uko bishoboka kose nkize bamwe. Yageranije ubuzima bwa gikristo n'irushanwa ry'abasiganwa. Nk'uko umukinnyi yitoza kandi akigomwa byinshi kugira ngo atsinde, niko umukristo nawe agomba kwifata no gukurikira Kristo kugeza ku iherezo. Nyuma yo gukosora ibibazo byari mu mibanire no mu miryango, Pawulo yakomeje kwigisha abakorinto ku buryo bwo gusenga no gukorera Imana mu buryo buyihesha icyubahiro. Nubwo bari bafite impano nyinshi z'Umwuka Wera, hari igihe bazikoreshaga nabi bikazana urujijo n'amakimbirane mu materaniro. Ikibazo cya mbere Pawulo yakemuye cyari ifunguro ry'umwami, igaburo ryera. Mu itorero ry'i Korinto abakire bazanaga ibiryo byinshi bakabirya bonyine, mu gihe abakene basigaraga bashonje. Hari n'abageraga ku rwego rwo gusinda mbere y'uko igaburo ritangira. Pawulo yarabacyashye, arabwira ati, mbese nta mazu mufite yo kuriramo no kunyweramo? Cyangwa murasuzugura itorero ry'Imana mukamwaza abatagira icyo bafite? Yabibukije uburyo Yesu yashyizeho ifunguro ry'umwami mu ijoro yafashwemo. Umugati ugereranya umubiri wa Kristo, igikombe kikagereranya amaraso ye yamenetse ku bwacu. Pawulo yababwiye ko umuntu wese akwiriye kwisuzuma mbere yo kwegera ameza y'umwami, kuko urya akananwa kandi adakwiriye bishobora kumuzanira urubanza. Nyuma Pawulo yatangiye kuvuga ku mpano z'Umwuka Wera. Abakorinto bishimiraga cyane impano yo kuvuga indimi kurusha izindi, ndetse bamwe bakumva ari bo bakomeye kurusha abandi. Pawulo yabigishije ko impano zose zituruka ku mwuka umwe kandi zigamije kubaka itorero, atari ukwikuza. Yagereranije itorero n'umubiri w'umuntu. Nk'uko umubiri ugira amaso, amatwi, amaboko n'amaguru, ariko byose bikorera hamwe, niko initorero rigizwe n'abizera bafite impano zitandukanye ariko bose ari umubiri umwe wa Kristo. Nyuma y'ibyo Pawulo yanditse kimwe mu bice bizwi cyane muri Bibiliya, igice cy'Abakorinto ba mbere igice cya 13, igice kivuga ku rukundo. Yagize ati, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba ndi umuringa usakuza. Arakomeza avuga ngo, nubwo nagira kwizera kwimura imisozi nkiri nta rukundo mfite, ntacyo mba nkiri cyo. Yarakomeje avuga ngo urukundo rurihangana kandi rugira neza, urukundo ntirugira ishyari. Arakomeza avuga ngo urukundo ntirwihimbaza kandi urukundo ntirwishakira ibyarwo, rwihanganira byose, rwizera byose, rwiringira byose kandi rukihanganira byose. Pawulo yashakaga kubereka ko impano zose, ubumenyi bwose n'imbaraga zose nta gaciro bifite iyo umuntu adafite urukundo. Mu gice cya 14 Pawulo yongeye kubigisha uko impano z'umwuka zigomba gukoreshwa mu materaniro. Yavuze ko guhanura kubaka itorero biruta kuvuga indimi zitumvwa n'abandi keretse habonetse uzisobanura. Yashimangiye ko Imana atari Imana y'urujijo ahubwo ari Imana y'amahoro. Ibi byose byari bigamije gutuma amateraniro yabo aba ayubaka kandi akorwa mu buryo bwiyubashye. Mu bice byose Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 15 nicyo kiri mu by'ingenzi cyane. Hari abantu bo mu itorero rya Korinto batemeraga ko abapfuye bazazuka, bemeraga Yesu Kristo bagashidikanya ku muzuko w'abizera. Pawulo yabonye ko iyo nyigisho ishobora gusenya kwizera kwabo, maze ayisobanura mu buryo burambuye. Yabanje kubibutsa ubutumwa bwiza yababwirije, arabwira ati, Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe byabivuze. Yarabambwe ku munsi wa
gatatu arazuka kandi yabonekeye benshi. Paulo yavuze ko Yesu yabonekeye Petero, hanyuma abonekera intumwa 12 inyuma, akabonekera abantu barenga 500 icyarimwe. Benshi muri bo bakaba bari bakiri bazima muri icyo gihe. Paulo yavuze kandi ko nawe ubwe yabonekewe na Yesu Kristo nubwo yiyitaga uwavutse igihe kitageze. Yabajije ikibazo gikomeye, yarabaza ati niba bavuga ko Kristo yazutse mu bapfuye, ni gute bamwe muri mwe bavuga ko nta muzuko w'abapfuye ubaho? Yabasobanuriye ko iyo nta muzuko ubaho na Kristo ataba yarazutse. Iyo Kristo atazuka, ukwizera kwabo kuba ari ubusa kandi ibyaha byabo ntibyaba byarababariwe. Ariko Paulo ahita atangaza inkuru y'ibyiringiro, avuga ngo ariko noneho Kristo yazutse mu bapfuye, aba umuganura w'abasinziriye. Ibi tubisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 15:20. Yigishe ko nkuko urupfu rwinjiye mu isi binyuze muri Adamu, niko ubuzima buhoraho bwazanywe na Yesu Kristo. Abizera bose bazazuka igihe Kristo azagaruka. Paulo yakomeje asobanura uko umubiri uzazuka. Yawugereranije n'imbuto iterwa mu butaka. Imbuto ibanza kubora, hanyuma ikakura ikaba ikindi kiremwa. Ni nako umubiri w'umuntu uzahindurwa. Yongeyeho amagambo y'ibyiringiro akomeye, aravuga ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe arurihe? Nabyo biri mu Bakorinto ba mbere ibice 15:54 kugeza ku 55. Aya magambo yibutsa abakristo ko urupfu atari herezo kubemera Kristo. Mu gice cya nyuma cy'urwandiko rw'Abakorinto ba mbere ibice 16, Paulo yatanze amabwiriza yo gutanga amaturo yo gufasha abakristo b'i Yerusalemu. Anavuga imigambi ye yo kongera gusura Korinto. Yasabye Abakorinto kwakira neza abakozi b'Imana nka Timoteyo na Apolo no gukomeza gukorera Imana mu rukundo. Yashoje urwandiko rwe agira ati mube maso, muhagarare mushikamye mu kwizera, mugire ubutwari bukomeye, ibyo mukora byose mubikoreshe urukundo. Mu ncamake, Paulo yandikiye Abakorinto kugira ngo abagarure mu bumwe mwitorero, akosora amacakubiri n'ubwibone, acyaha abasambanyi n'ibindi byaha, yigishe kurushako umuryango n'ubuzima bwera, asobanure uko impano y'umwuka wera zigomba gukoreshwa, yibutse agaciro k'urukundo, ashimangire ukuri k'umuzuko wa Kristo n'ibyiringiro by'abizera. Urwandiko rwa Paulo ruracyafite akamaro kugeza ubu. Rutwigisha ko Kristo niwe ugomba kuba ishingiro ry'itorero aho gukurikira abantu. Ubumwe buruta amacakubiri, ndetse ritubwira ko ukwera ni ngombwa mu mibereho ya Gikristo, kandi impano z'umwuka zigomba kubaka itorero. Urukundo nirwo shingiro ry'ibikorwa byose, kandi umuzuko wa kabiri ni wuha umukristo ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Hashingiye ku Bakorinto ba mbere, tubona ko Paulo yari umushumba wuzuye urukundo. Ntiyabandikiye ngo abacire urubanza gusa, ahubwo yabandikiye kugira ngo abakosore, abahumurize, abahugure kandi ateshe. Ni nako natwe tubashimiye mwe mwabanye natwe mukadukurikira muri uyu mwanya tumaranye. Niba wakunze ibiganiro byacu, nibajye gukora subscribe na share kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubageza. Imana ibaho umugisha kuba mwabanye natwe naho mu biganiro byacu bitaha. Iyi ni Pacific Gospel TV. Quiet.